kumva imodoka iturutse haruguru isamira cyane igonga nk'imodoka igize ikibazo mu kuzamuka twumve tubona itaye mu muhanda itikata niko gukandagira abantu abamotari n'abantu bari mu nzira kumvisha urusaku rw'ibintu bibomborana niko kuza yitambitse we gaturutse ruguru yabuze yataye umurongo kasanze abo yakandagiye bamwe ubwonko kasanze n'ubwonko mu muhanda we yagoye hejuru bwa mbere akahanga kase gaturika mfasha abashinzwe umutekano wa polisi n'ibicirize guterura imirambo y'abantu bangiritse impanuka yisha abamotari babiri yisha abantu babiri hakomereka abandi babiri bangiritse ku buryo bari bavuyemo n'ubwonko nibwo twakuburaga mu muhanda twari turimo kubaterura tubakura muri rigore dufatanyije n'abaganga babajyanye. Ahagana ku isaa 5 n'igice z'amanywa nibwo hazwi nko mu gakinjiro ka Gisozi habereye impanuka bivuga ko yatewe n'ikamyo yagonze imodoka ebyiri na moto ebyiri igahitana abantu babiri ako kanya naho abandi babiri bagakomereka. Iyi kamyo yari ifite plaque ya RAE 507 hashi bivuga ko ari yateye impanuka. Abari aho batubwiye ko ngo yamanukaga igakubita ivatiri y'umutuku bugira kabiri, iyi nayo yahise yitura ku modoka yazamukaga. Ngo ubwo yameraga gukubita ivatiri iyi kamyo yahise isanga abamotari babiri bari hepfo gato maze irabahwata mbere yo kurambarara mu muhanda. Ubwo twahageraga twasanze bakurupa amaraso mu muhanda, abantu benshi bahuruye buri wese abaza uko byagenze. Byasaga nk'ibigoye kumenya icyateye impanuka ako kanya kuko abantu bari benshi bigoye kumenya uwabonye neza uko byagenze. Ubwo twegeraga itsinda ry'abantu batashatse ko tubafata amajwi cyangwa amashusho batubwiye ko iyi kamyo yateje iyi mpanuka ngo itari itwaye n'umushoferi wayo ahubwo ngo ni umutandiboyi wayo wari uyitwaye. Bigaragara ko nta burambe yari afite mu gutwara imodoka kuko byavugwaga ko ngo ashobora kuba yafashe umuriro mu mwanya wo gufata feri bigatuma asekura ubugira kabiri iyi vatiri yari imuri imbere. Iyi mpanuka ngo yahise ihitana ubuzima bw'abamotari babiri n'abandi babiri bakomeretse barimo n'umugore wari utwite bahise bajyanwa kwa muganga. Mu gihe ngo wari usanzwe ari umushoferi w'iyi kamyo ubwo yahageraga aje kureba ibibaye ngo nawe yahise atabwa muri yombi. Ubwo twabazaga umwe mu bakoze ubutabazi uyu yatubwiye ko yafashije guterura imirambo n'abakomeretse, atubwira ko umwe mu bamotari bapfuye ngo yari yangiritse cyane ku gice cyo mu mutwe ko ndetse n'ubwonko bwe bwari bwanyanyagiye mu muhanda, naho uwo mugore utwite wari mu ivatiri we ngo yari yakomeretse cyane mu maso. Iyi baye impanuka ya kabiri ibaye mu mujyi wa Kigali kuri uyu munsi kuko mu masaha ya mu gitondo mu karere ka Kicukiro hazwi nka Rwandex ikamyo ya Bralirwa yagonze moto nayo igahitana ubuzima bw'umumotari ndetse n'umugenzi yari atwaye. Ibi kandi bibaye mu gihe polisi y'igihugu ihora ikangurira abatwara ibinyabiziga kwigengesera mu gihe bari mu muhanda kugira ngo hirindwe impanuka. Sawa, ino mpanuka ibaye hano wari uri hafi? Narindi hano hafi. Byagenze bite? Twari turimo hano mu gaciro dukorera kumva imodoka iturutse haruguru isamira cyane igonga nk'imodoka igize ikibazo mu kuzamuka twumve tubona itaye mu muhanda itikata niko gukandagira abantu abamotari n'abantu bari mu nzira. None se kugira ngo igwe hariya tubona igaramye yabanje gusekura imodoka ebyiri abari hano muvise bimeze bite? Kumvisha urusaku rw'ibintu bibomborana niko kuza yitambitse we gaturutse ruguru yabuze yataye umurongo. Hanyuma se mwahise muhurura mwasanze bimeze bite? Kasanze abo yakandagiye bamwe ubwonko kasanze n'ubwonko mu muhanda we yagoye hejuru bwa mbere akahanga kase gaturika abandi ibatsindagira muri fose na moto imujya hejuru ndi yahitanye nk'abantu bangahe? Abantu nabo nka bane. Wewe witwa nde ubusanzwe? Nitwa Benjamin. None se Benjamin abantu polisi yahise itabara byari bimeze dushushanyiriza ukuntu byari bimeze? Abantu bahise bahura turabona hano harimo abantu benshi hano mu kigo twagiye turi benshi cyane abantu benshi na polisi yaje hashize akanya ariko hashize akanya bahise bahamagara abaturage nyine polisi nayo birahageze. Ariko se twasanze barimo gukubura bivuze ngo hari hahuzuye amaraso menshi kuko bangiritse cyane. Urakoze cyane Benjamin. Urakoze nawe. Sawa. Dusanze hano hari impanuka twabonye urimo gukora ubutabazi byagenze bite? Je nahageze nsanga nyine gusida impanuka yabaye nagira mfasha abashinzwe umutekano wa polisi n'ibicirize guterura imirambo y'abantu bangiritse. Ariko se hakomeretse impanuka yahitanye bangahe? Impanuka yisha abamotari babiri yisha abantu babiri hakomereka abandi babiri. Ariko se abo yishe twasanze mukoropa amaraso n'iki yabangije cyane? Bangiritse ku buryo bari bavuyemo n'ubwonko nibwo twakuburaga mu muhanda.
turabona ku mupira wawe hariho amaraso nayo yagiye ku mupira urimo gutabara. Twari turimo kubaterura tubakura muri rigore tufatanyije n'abaganga babajyanye. Bivuze ngo bahise babajyanye. Ariko se ubundi impanuka ijya kuba wari hano hafi? Ntabwo ari ndaho hafi, njye nasanze impanuka yabaye uko gusa nahise nkora ubutabazi kubera ko wari umeze nabi nkabafasha kumuhungiza kugira ngo turebe ko yabona umwuka. Ni ukuvuga ngo uwari umeze nabi ni muri abo ngabo babiri bakomeretse ariko batapfuye. Yari yakomeretse he? Harimo umugodamu wari utwite wari wakomeretse cyane mu maso no kuvunagurika, hakaba n'umushoferi w'irakamyo urimo kubona yaguye mu muhanda ariyo yakoze iyo gisida. Ariko se uwo mumama wari utwite yari kuri moto cyangwa yari muri ziriya modoka twabonye zangiritse? Yari muri ya vatiri itukura wahasanze. Urakoze cyane.